Muraho neza mbahaye ikaze muri video y'uno munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu ukoresha Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ikoreshwa mu gukora ibintu bikenera kugaragaza amashusho, zaba video cyangwa se ibindi bintu bigaragara, ibyo twita visual elements. Microsoft PowerPoint rero ni programme y'abantu baba abatangira, abasanzwe bamenyereye gukoresha se PowerPoint cyangwa se ikoranabuhanga, yewe n'abari ku rwego rwo hejuru aho twakwita advanced learners. Rero muri ino video ni yabatangira cyangwa se yabatangira gukoresha Microsoft Word, ariko niba usanzwe uzi kwikoresha nawe hari ibintu ushobora kubonamo wenda utari usanzwe uzi, cyangwa se ukabona ubundi buryo bikoreshwa wenda butandukanye n'ubwo wari uzi. Niyo mpamvu iyi video ni yawe, iyi video ni yanjye, iyi video ni y'umuntu uwo ari we wese. Tudatinze rero tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 12 muri ino video. Nashatse ko nabigira muri video ngufiya cyangwa se ntibe ndende cyane kugira ngo itaza kubarambira. Rero mpereye ku cyambere turareba layout, turebe launch button, turebe uburyo ushyiramo amatitre, turebe uburyo ushyiramo ama design, turebe iba biri muri home ribbon, turebe ibiba ukuntu ushobora guchanginga themes, turebe uburyo ushyiramo ama slide, turebe uburyo ushyiramo visual arts cyangwa se yama element nababwiraga, turebe uburyo unavigating muri PowerPoint yewe n'igihe ukora presentation, turebe kandi uburyo ushyiramo animation, turebe ukuntu ushyiramo transition, turebe bwa nyuma ukuntu ushobora gusavinga PowerPoint yawe. Akenshi hari n'imbogamizi zijye zizamo cyangwa se ama confusion, wenda ugasanga umuntu arimo aribaza aha ngomba gushyiraho animation cyangwa se aha ngomba gushyiramo transition. Ibyo byose tugiye kubireba nonaha. Okay, noneho reka dutangire. Tugiye gufungura PowerPoint yacu ibisanzwe, ujya kuri start menu ukayifungura ahiri, cyangwa se nibitaje bugufi ugahita wandikamo ukayisearching. Nkuko mubibonye ndimo ndakoresha version ya 2019, ushobora kuri gukoresha version itandukanye ariko zose zikora kimwe. Okay, nkuko murimo kubibona hano, iyi ni home tab, uhita ugeraho home narabibasobanuriye, twiga Word na Excel. New nayo nuko open, naho nuko wenda ko batarabashe kubikurikira ndagire mu byihuse. Home nyine ni nahanga turi. Hanyuma new ushobora gufungura document nshyashya, open ni ugufungura amadokima asanzwe arimo. Ikindi kandi hano recent ni amadokima uherutse gukoresha. Noneho kuri pin, mu gihe hariyo wifuza guhora ukoresha cyangwa se ngo uzajye urabona byihuse ushyiramo. Nk'ubu ngubu iyi ngiyi nuko ngo niyo iri pinned, ushobora gukanda hano mu gihe wumva urangije kuyikoresha ugakora unpin, igahita ivaho ukaza ukareba hano iyo ushaka ukaba wipinning. Okay, ngira ngo icyo ngicyo muracyumvise. Hanyuma rero reka twihuse dutangire. Turafungura blank presentation kugira ngo turebe ikintu cyose dutangiriye kuri zero. Nkuko mubibona, nkuko nababwiye ko tugiye kureba ibintu 12. Aha ni itangiriro, tugiye kureba layout, nicyo gice cya mbere. Iyi nkuko muri kubibona ni PowerPoint. Hano haba harimo file, hakabamo home, insert, draw, design, transition n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkuko nari nababwiye ku kintu kimwe turi buze kureba imbere, ubundi bitewe n'ikintu wifuza ugiye gufungura ano matab, hanyuma ukareba aho ikintu wifuza gushyira muri presentation yawe kigiye kiri. Rero ubwo ni ukuvuga ngo sinangombwa kwirirwa wigora ngo memorize cyangwa se ufate mu mutwe ibintu, ahubwo ushobora kugenda ukandaho gutya ukareba ikintu cyawe icyo wifuza kiri hehe. Okay, reka rero dutangire twihuse. Reka dusubire muri home hanyuma turebe ukuntu ibintu bimeze. Hano muri home ubundi hakusanyirijemo ibintu byinshi bishoboka umuntu ashobora gukoresha ku muntu urimo gutangira. Wenda uko mugenda mu advance hari ibindi ushobora kubona mu yandi matab, ariko iby'ingenzi byinshi bishoboka ahangaha muri home ushobora kubibona. Nkuko muri kubibona, iyi ni colonne ijyamo amatab, iyi ni colonne ijyamo ama slide, hanyuma hano hakazaho noneho slide uba uri gukoraho. Nkuko muri kubona ubu iyi ni blank, anariyo iri hano, niyo slide yacu ya mbere. Iyo ushyizeho hano, iyo hakanze hashyiraho indi slide zigenda zibara. Okay, tukiri kuri ya mbere, reka turebe noneho icyo bita gushyiramo amatitre. Ko uri no kubibona hano handitswe ngo click to add titles.
uko nabibabwiye ko dukoresha amaverisiyo atandukanye, hari igihe weho wabona handitswe ngo double click to add titles, bishobora kumera nk'ibya tablet ariko hose urakirika ukazishyiramo. Reka wenda hano twandikemo ko ari iyo ni titre ushobora gushyiramo, hano ugashyiramo agatitre gatoya cyangwa se icyo twakwita umutwe mutoya. Okay, murabona ko rero ubwo ya slide yacu ubu ngubu iruzuye, ifite titre nini ikongera ikagira na agatitre gatoya cyangwa se ako twakwita subtitle cyangwa umutwe mutoya. Nyuma yo kubona ibi ngibi rero twihuse cyane, twabonye layout cyari cya mbere. Reka turebe icyo bita launch button. Mbibutsa yuko niba mwarebye neza, iyo uri kuri slide imeze gutya iri blank, aya mabuto yose aba ari disabled, kubera ko ntabwo ushobora kuyakoresha nta kintu urashyira hano muri slide yawe. Ariko nk'ingi iyo urangije kwandikaho ikintu, hano ano mabuto yose ahita aba enabled. Reka nongere mbibereke. Murabona hano ari disabled, ariko hano ari enabled. Rero niyo mpamvu nk'ubu ngubu hano dushobora gukora highlighting, usanzwe muyizi twayibonye muri Word, ushobora gukora underline n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byo ntabwo tubitindaho kubera ko twayibonye no mu zindi video zatambutse, ahubwo reka twavanse turebe ibindi by'umwihariko muri PowerPoint. Reka turebe rero icyo bita launch button. Launch button iyo urimo urareba wenda aka gatab, cyangwa reka duhere kuri no tab. Iyi ni tab irimo paste, ikabamo painter, format painter, ikabamo gukopiya no gukatinga. Ubu impamvu biri disabled ni uko nta kintu twaselectinze. Uselectinze gutya, murabona cut na copy nabyo biseba enabled. Rero kubera ko ibintu byose itabishyira hamwe, bongeyemo ikintu bita launch button. Launch button ni aka kabuto kaba kari hano. Iyo ugakanzeho rero bakuzanira izindi options zose zitari gufitinga muri kano kantu kangana gutya konyine. Reka tukande turebe. Urabona ko hano hahise hazamo izindi option. Wenda ni keyboard, nta byinshi birimo. Reka nze mbereke indi launch button wenda yo ku mafonti. Urabona ko hano batuzaniye amafonti agiye atandukanye atarari kugaragara. Hano twabonaga bold, italic, underline na strike through. Ariko hano murabona hahise hazamo double, strike, superscript n'ibindi, small caps, all caps, equalize character. Ibi byose ntabwo twabonaga mo hano. Rero icyo ngicyo nicyo launch button ishobora kugufasha mu gihe uzi ngo iki kintu kibarizwa mu mafonti, iki kintu kibarizwa hano harimo na za character spacing. Ibi byose ntabwo twabibonaga, ariko iyo ukanze kuri launch button uhita ubibona. Rero launch button ni ibuto ryiza cyane, ni feature ugomba kuzirikana. Turebe no ku maparagrafu, hano harimo za alignment, harimo za amabullets n'amaformat n'ibindi bitandukanye, text selection, align, convert to smart object. Iyo ukanze launch button murahita mubona bya bintu noneho igenda inabisobanura. Mu gihe wenda hamwe wari kuba washyiramo imibare gusa, ariko hano ushobora kongera ugashyira ku degree runaka ushaka, ibintu byose ihita iguhereza features ziri advanced. Okay, iyi nindi section ikurikiyeho ya drawings nayo ifite launch button. Ngiyi nkuko nabibabwiye, launch button nicyo ngicyo imara, igenda ikwereka andi ma features ari advanced atandukanye nayo wari kubona aba ari fitted muri home ribbon. Okay, tugiye rero kugikurikiyeho ni icyitwa guchanginga themes. Nkuko natangiye mbibabwira, ubu aha twahise dufata simple theme irimo by default, noneho tugiye kureba uburyo uhindura icyitwa themes. Iyo rero uje hano muri design tab, nkuko nabibabwiye, ubwo umuntu wenda waba atazi aho theme iri, agomba kugenda aracamo buhoro buhoro. Ubwo wenda nuko ngewe nzahiri iri muri design. Murabona hano handitsweho ngo themes. Murabona iyi ni iya mbere, ni nayo turimo gukoresha. Iyi ni iya kabiri, gatatu, ngira ngo uko uyikanzeho slide zawe zitazihinduka. Iyi nindi, iyi nindi. Ubwo rero bitewe n'ikintu cyawe, ukuntu ushaka kugikora, ukuntu ushaka ko gisa, ushobora guhindura them
ukayikora nk'uko bifitinga. Nk'ingiyi murabona wenda iri bara ni ryiza, hano biba byiza iyo uhise wongeraho slide number, ngira ngo nigeze kubibereka muri video imwe. Nk'iyi rero ikora neza, iyi nayo n'indi bitewe na preference cyangwa se ama choices yawe wakoresha iyo ushaka. Wenda reka mvuge ko akangaka ngashimye, reka dukoreshe aka. Okay, iki iyo urangije rero guhitamo themes yawe uri bukoreshe, ushobora kugaruka home tab, warangije kuyiselectinga igumamo nta kibazo. Mu bindi nabereka ni ama slide layout. Urabona iyi slide yari iya mbere, iyo uje hano kuri layout haza layout itandukanye na layout ya PowerPoint muri general. Niho ubona title slide, title and content, section and header, to content, comparison, title. Wenda dukanze blank, urabona ukuntu ihise imera. Reka wenda dusubire inyuma, ngira ngo nabigishije uburyo iyo ukoze error uhita usubira inyuma mu buryo bworoshye ukoresha undo na redo. Reka tuze nko kuri ino slide tuvuge ko dushaka gukora slide irajyamo ifoto. Uhita ukanda, ubwo wenda tuze kuri iyi yitwa picture with caption. Rero nk'aha ngaha ushobora gukanda hano ugashyiramo ifoto. Noneho ifoto yawe urareba ahantu wasitorinze amafoto. Okay, just ndimo gupikinga ifoto iyo ari yo yose ibonetse. Ngiyi ifoto, then ukaba ushobora gushyiraho titre yawe uko ubyifuza. N'urugero, iyi foto ntago ari yaburera but for demonstration ndaberetse ngo wenda ni ifoto irimo iragaragaza burera, cyangwa reka dushyireho ikintu cya nyacyo. Iyi foto ni ya network. Okay, uko nguko rero ushyiramo ama layout, ugashyiramo amafoto n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo rero ushaka guhindura slide yawe n'igihe ushyizemo kumva ntago bifitinga, ushobora gusubira kuri slide yawe ukongera ugahindura. Tubureka nyigire blank. Urabona bya bintu itigerageza kubishyiramo nk'uko kuri blank ukuntu byagakwiye kuba bimeze. Iyo ubonye bidahagije cyangwa se bitameze neza nk'uko ubishaka, ushobora gukoresha ama options za drag and drop. Ushobora kugutereka akanga kurenga shyire hano ifoto nayo, reka mbizane maybe se bishyire hano, cyangwa kakakurure ngashyire hano network, drag and drop. Yeah, nkuko waba uri kumva bishobora gufitinga, ushobora kubikora kugira ngo ikintu cyawe kize kubamo ikintu ubona gisobanutse kandi kigaragarira amaso neza. Icyo ngira ngo nacyo kirarangiye, naberetse themes ziba muri designing easy, ugenda uhitamo iyo ushaka ubona kandi iri buze kujyana n'ibyo urimo uradesigning. Alright, icyo tukivuyeho, reka tujye ku kindi. Naberetse uburyo ushyiramo ama slide. Gushyiramo indi slide ukanda hano kuri new slide ihita ijyamo. Rero iyo yari irimo bwa mbere niba yari blank, n'indi igiyemo ihita iba blank. Reka mbereke ibi kugira ngo musobanukirwe neza. Reka iyi tuyihindure, tuyigire wenda to content. Iyi kubera ko ibaye to content, mu gihe turi bukande new slide nayo urabona iraza ari to content. Ikindi mu gihe wenda slide yawe ubonye ari nziza, ushaka kugira ibyo uhinduramo cyangwa kuyideplicatinga, ushobora kuyikoraho ugakanda right click, noneho ukaza kuri duplicate slide. Urabona ihita yiduplica ikazamo inshuro ebyiri. Icyo ngicyo rero nacyo nibaza ko murangije kukibona. Bereke aka kantu ngashyire kuri no slide ikurikiyeho. Ushobora kugenda ugakata ifoto yawe ahantu ubonye, ugahita uyizana ugakora copy paste, bitagusabye kwirirwa ujya muri za insert tab. Ariko nabyo ushaka kubikora birakunda, ujya muri insert, noneho ukavuga ngo ukajya kuri pictures. Kuri pictures hari igihe ushobora guhitamo this device cyangwa online pictures. Ugiye kuri online pictures, ibyo bigusaba ngo ube ufite internet. Kubera ko kubw'impamvu z'ukuntu nkunda gukoresha, njyewe nakuyemo internet, ntabwo PowerPoint yanjye ikoresha internet, niyo mpamvu nayikuyemo. Ariko ifiteho internet uhita ukanda hariya, hanyuma rero ikakwereka ahantu ushobora gucuzinga ifoto. Alright,
Noneho ikindi ngiye kubereka ni ukunavigating ama slide. Iyo urangije gukora presentation yawe ushaka kuyerekana, icyo bita navigation, reka mbereke wenda urugero. Uza hano kuri kano kabuto kari hano kitwa slide show. Iyo ugakanzeho bihita bigenda gutya. Hanyuma rero kunavigatinga akenshi abenshi bakoresha left na right arrow, ni buto reba imbere n'inyuma. Iyo ukanze kuri reba inyuma, slide zigenda zisubira inyuma. Noneho wakanda kuri reba imbere, iyo bita right arrow key, ukagenda ujya imbere. Alright. Ahandi ushobora no kuza muri hano muri no tab ya slide show, noneho ugahita ukanda from beginning cyangwa from current slide. Urugeze kuri ino ibyiza hari igihe ukanda current slide show, ugahita uhera ku yo wabigezeho. Wenda tuvuge urimo urapresenta umuntu baraguhagaritse, cyangwa urashaka kubereka ngo ni kuri slide ya kabiri, umuntu akubaje ikibazo ni kuri slide ya kabiri wari uriho, uhita ukanda kuri slide ya kabiri, then noneho ugakanda from current slide, ukaba wabereka uhereye aho ngaho. Okay, ibyo nabyo nibaza mubibonye. Hanyuma rero ikindi ngiye kubereka ni ugushyiramo animation. Kugeza kuri ubu reka mwongere murebe tugiye muri slide show. Amafoto, slide ari kugenda ari kuvamo mu gihe zisaho nta nubwo wamenya ngo imwe ivuyemo cyangwa indi igiyemo. Ubwo harabura icyo twita animation. Rero tugiye gushyiramo animation. Mukurikira hano ngiye kubereka ibintu mu buryo bwihuta cyane. Animation na transition bitandukaniye. Mpereye kuri transition akenshi nubwo ushobora kuzishyira ahandi ariko zijya ku ma slide cyane. Ubwo rero reka tuvuge ko ngiye gushyiramo transition yitwa wipe. Ushobora gukora hano preview kugira ngo urebe ukuntu izagira akora. Dore ukuntu ikora. Sinzi nyamubibonye. Wipe ni kuriya ikora. Noneho wipe ushobora gushyiramo ama option uti ize ku blowing from top ijya hasi, cyangwa se ukavuga uti from top right igende kuri. Noneho reka tugaruke muri home tab yacu, tujye muri slide show kugira ngo murebe ukuntu ya transition yacu irimo rakora. Murabona mu gihe uraba uri kujya kuri slide imwe ujya ku yindi, dore ukuntu birakora. Okay, sorry, hano nayishyize kuri slide imwe, ahubwo reka tugaruke muri transition, noneho dushyireho wipe. Kandi wipe twashyizeho ni from top right. Noneho hano hari aka option kitwa apply to all kugira ngo bijye ku ma slide yose. Mu gihe ushaka gushyiraho imwe wabikora, no mu gihe ushaka gutishyira ku ma slide yose wabikorera icyarimwe wapplyinze ino feature. Alright, ubu ngubu bigiye ku ma slide yose. Reka noneho tugaruke muri slide show. Mvuye kuri no slide ya mbere ninjya ku ya kabiri, ajya ku ya gatatu, murabona ukuntu biri kugenda biravamo. Dore ukuntu zikora, murabona ko irimo kwipinga ihereye muri top right. Dore kibyo nuko nguko rero bikora. Ikindi noneho animation reka bereka animation hano. Animation nkano magambo, animation ikora ubundi cyane kuri slide ubwayo. Hano magambo reka tuze hano kuri animation, reka tuvuge ngo ano magambo turashaka ngo ajyemo a flying in like that. Rero ushobora no gushyiraho ibintu byinshi. Ushobora kurangiza gushyiraho kariya, ukongera ukadirectinga uti ihite ikora n'iki na shape ajyemo kuri. Alright, urabona ko hano hariho rimwe na kabiri. Iyo ukanze kuri animation pane, kano kakaza hino kakwereka ngo washyizeho feature zingahe. Reka tuvuge ko nyuma y'ino animation dushaka gushyira ya kabiri, urakanda kuri add animation, then noneho uhita ushyiraho wenda ukadushyiraho wenda aka random bars. Okay, urabona none ukuntu bigiyeho rero. Ni ukuvuga ngo dukanze preview, turenga nguko ukuntu biri kujyemo.
Tugiye ku ka kabiri, ino foto wenda tuvuge irazamo hari agaficano keza ka squiver ikaza ijyamo kuriya, cyangwa reka dushyiremo bounce. Uko grow and turn kano ni keza cyane dushobora gukoresha ka. Hanyuma hano harimo indi nayo reka turebe ino foto cyangwa se iri jambo network reka ize gukora floating, ariko kuri ino nshuro iri floating rize kuza hano effect option niho uhindurira slide aho iraturuka. So rero iyi network yacu dushobora gukora floating iturutse up cyangwa iturutse down. Reka tuvuge ko iraturuka hejuru ijyemo kuriya. Iyi foto yacu hano reka tuvuge ko yo iraza kujyamo ikoze fade. Reka dushyiremo wenda izamo in the form of wheel like that. Noneho rero hanyuma reka tujye kuri slide yacu ya mbere turebe za effect ukuntu zirimo gukora. Okay, iyi ni slide yacu ya mbere. Mu gihe urabukanze ku buto nibwo za effect zitangira gukora. Mpamvu ki? Ndaje mbereke impamvu. Ubu ni ukuvuga ngo noneho murabona ukuntu amaslide yacu ari kugenda. Alright, okay. Hari ikindi kintu ngiye kubereka cyitwa trigger. Iyo uri ku foto nk'ingiyi hano, iyo umaze gushyiramo transition yawe cyangwa se animation, hano hari akantu kitwa start on click. Bivuze ngo iyo effect iratangira ryari mu gihe ukoze uclicks. Harimo na duration imara amasegonda 2, ushobora kongera igihe, ushobora kukigabanya, ushobora no gushyiramo wenda ngo itangire with the previous. Wenda ishizeho with the previous ni ukuvuga ngo urabona ko hano ijyaho ngo 0 ihita yinjira na slide. Reka mbibereke hano, dore ngiyi. Ubu ni nkanda next, harazamo slide na ya effect bite bitangirana idategereje ngo nongere gukanda click. Dore kugira ngo mwabibonye, dore ngiyi slide ukuntu bita bitangirana. Nibaza ko ibyo murangije kubibona. Byari ibyo ngibyo, byari ibintu 12. Nibaza ko byose mwabashe kubibona. Reka rero tube dufungiye ahangaha mutaragenda. Tugiye gusoreza ku cyanyuma aricyo cyitwa save presentation. Uza hano kuri file, hanyuma ugakanda kuri save as, hanyuma ukareba aho uyibika. Reka nyibike hano muri 2023. Urayita izina, n'ubundi hajyemo kuri PPT. It's okay. Ushaka warihindura, udashaka kurihindura it's okay, urirekeramo ugakanda save. Ubu twarangije kubika presentation yacu, twayikoresha n'ikindi gihe. Hano hejuru hahita hazaho n'izina ryayo. Ndabashimiye mwe mwabashe gukurikira. Naho gutaha mu yindi video. Ugeze ikibazo cyangwa igitekerezo wacyandika muri comment zanyu turazireba, hanyuma tukabisubiza mu zindi video, cyangwa niba ari bisaba igisubizo cyihuse tugahita tugusubiza. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.